ubuzi karakwifatiye ariko nkuru rusatsi niko rusatsi wanatuburiye nyoko wanjye njye kinigira ugatinyuka ukanyita umutubuzi mfite ubumuga bw'amaso na leta ibizi yo umbabarire pe akiri ibi bitanu uze kunywa kawe ariko wajucucu urushashi rwa biswi niyo bitanu uhaze uvuga wawundi utareba we maburi ayo waba ufite yose Imana yaguha umugisha Garafure wamfunguriye uvuze gute wamfunguriye yewe uri kubona hasi ndeba kandi kibabaje nditunze buro wabura n'igiceri cya senkana ngo nagureba nukuri kw'Imana none se ko nyuzeho nari kuvuga vipu mbonye gute iki kintu ubona mfite iyi ni inkoni y'abantu bafite ubumuga bw'amaso ikintu idufasha niyo unyuze imbere yanjye yita ibingira iyo nkoni niyo ibikubwira nukuri kw'Imana niyo ibingira ntukunda kubona abantu benshi bayifite yes abantu benshi bo ndababona pe icyo zitumariye rero ni ukutubwira ko abantu banyuzeho kandi bura niba hari ikintu cyiza nabonye ni ugukorera umugisha ejo bundi umuntu yaramfunguriye hatarashira iminsi 2 Garafure Imana itimukubira karindwi yamukubiye karindwi se gute ejo bundi nagiye gutegera hariya ya Nyabugogo noneho umutipe yitwa Bogari araza mu bita 7K kandi bwari buke ajya Uganda afite ikiganiro n'umunyamakuru bro yagiye ngo nta n'amafaranga afite ariko agiye kuza yazanye yarenga miliyoni kubera 7K yaguhaye se nukuri kw'Imana ubu se mbyizera Yesu we bro nango wizera Imana nago ni wizera Imana ndayizera wowe uriyo oya sindi ariko turahorana reka rero ayo miliyoni nzayabona ari uko nayakoreye fata utwo nari nifitiye ngo ndiguye ngo nukugira ngo mbone miliyoni nayabonye se ariko se bro mwajya mwizera ubona ngo urumva umuntu ari gutanga ubuhamya bashobora kubutanga ariko nta kazi kabo ariko se bro wigenda man ariko se mwabaye mute kandi ubu ngubu ubonye abantu bari gusambanira abantu ntiwahava none ngo ugiye gukorera Imana uragura ariko ubundi mwibuka ko Imana hariyo yabaremye niyo yaturemye nyine none se nyine wamfunguriye kandi ushobora kumpa 1000 ukandura hariya 5 wese wamanutse ukajya kuyatora harayi washyizeyo se none se we kuri kuyandangira wayashyizeyo nyine Imana yati gukorera ibitangaza reka ibyo yankoreye birahagije nta bindi ndi gushaka ibyo yagukoreye se ni ibihe muri iki gitondo kumbyura amahoro nta gikuba cyacitse dore ndabyutse ndambura amaboko mbona birakunze negura umutwe numva nta kibazo mfite ahantu hose nyine tu meze fresh iki ni gitangaza cy'Imana cyaruta iki ngiki ni iki yo Imana ihabwa icyubahiro nukuri kw'Imana pe nta kindi gitangaza cyandutira icyo yankoreye ngana ari biva kuma 3 ndebe ko najya capati byiki byuko Imana yagukoreye igitangaza none se niwo uyishyuriza oya sinyishyuriza ariko korera umugisha yawe ariko sha mujye mugabanya ibyo ngibyo ariko korera umugisha yawe umuntu aba yayabonye yamuvunnye nawe ukayazanaho amarangamutima angana gutyo ese Garafure ukora iki genda umumotari oya nukuri wowe wari ukuye kumicuru reba Imana yakurindiye demarage ikurinda uri gushaka gategure urayibona utangira akazi none no kwishimira koko n'imirimo yakoze ariko kuzuzana ibya gateguri nakubwiye umumotari ubwo ari bwo none se umumotari bugira ibyiciro yego nyine ngenda umumotari utwara ibintu by'abandi none se kuba utwara imizigo bitandukaniye n'abatwara abantu njyewe sindi motari utwara moto we njyewe ndi motari w'umujura ubundi ako gakona nuko nasaze nta kintu kamaze mba nakakwibye ubwo nibwo bumotari bwa Sarisa sha uri umumotari koko we ninjye kubona naguketse umuntu ufite amafaranga asa nkawe tambika ibirenge ugenda kanitegereza abandi wawundi utareba ari kubasaba ariko se nkore mumirije nkore ndi kureba oya ndakora ndi kureba sha wawundi utareba ari kubasaba wawundi utareba ari kubasaba ese uyu marasoresha yihinduye trafike gutambika iki kintu bite niko kidogo how are you aya mufayini bro ya muri kureba mfite ubumuga sindeba mba nabyutse nagakaraba mu ntoki mwani yanjye kamfasha kugira ku muhanda kugira mbone ibyonge namwe rero mumfunguriye mwaba mukoze kandi deredo n'imibare imeze neza 2 5 ubwo ni 5 Imana ikatibaho umugisha ya gukorera umugisha byari byiza ariko ikibazo tuyafite kuri phone oya ariko nta n'ikibazo mbaye kode cyangwa mbahe nimero uyu mwana
urayafite se? Wapimba bivuze kinyivireho none unyumvira ibyo atangiye. mani dukoresha kode niyo badakata. Itone mani nzane phone hari haruguru ndaje nyaguhe. none se yambaye umupira w'ubudomo yayakugurije Ubuki? none se ntabwo uri kubona ko yambaye umupira w'ubudomo? Ngo nabyo ari kugira iki? garafure ntabyo ari kubona. Wowe uri kubibona? kandi nareba reka. Kandi ubivuze nk'uri kumbona. inkoni yanjye irabimbwiye. Ngenyi? inkoni yanjye. ubu nujya ubona abantu bafite ubumuga bw'amaso ko babaha zino nkoni. Yes, barazibahada. inkoni rero iyo bayifashe n'amaboko abiri gutya ihita isimbura amaso. iyi ngiyi ifite icyo bita sensor eyes. Ngiyi ifashe n'amaboko abiri gufasha iki? imba ni kureba nta kibazo. n'ibi bicongo byamaze nabibonye. Uzi ko ya nkoni yiwe ureba we? Itonde njyewe simpfa guhubuka. Iyi nkoni yawe uyifashe igufasha kureba cyane rwose. none se kuba iguhaye kuki uza gusabiriza? Ubu ngubu ufite amaso mazima wemerewe kujya gukora akazi. akazi se naterurisha amenyo ko bisaba ko mba nyifashe n'amaboko abiri gutya? Oya, ariko rudakuba njye ndumva ari byo. Ariko nibyo nabubona bitura hasi kandi bazifite. Mu kirabeshya kirareba. Reba ejo bundi tugeze hariya aho tagisi ziparika. Uriya muntu yaguye muri rigori nta nkoni afite. None wowe wagiye uremera aka gatubuzi karakwifatiye. ariko nk'uru rusatsi niko rusatsi ubona tuburiye nyoko wanjye. njyewe kinigira ugatinyuka ukanyita umutubuzi. mfite ubumuga bw'amaso na leta ibizi. Yo umbabarire pe akiri ibi bitanu uze kunywa kawe. ariko wajya ucucu urushashi rwa biswi niyo bitanu uhoze uvuga. ni indambi. Wa muntu n'umutubuzi twigendere. mutambike ibirenge mwangegeramo. mbase bose. umuntu uri kunyita boss n'umukene amaze iminsi nifitiye. ese bose iyo unyuze kuri wamfunguriye ukagenda nta n'ibihumbi 100 uyisigiye koko ibi bintu biba ari byo? ubu koko ndo kwitwa boss imana yanjye? ese bose wahindukiye ukandeba? erega no kunsuhuza imana yabiguhera umugisha. iwe cyatwirikira gica pe ariko imirimo yose yo mu rugo nayikoze. bose wamfunguriye koko? ariko uranyita boss uri kubona mfite iki? ibaze nsoje kwiga ejo bundi nihene bandagije nirabyara wowe ugatinyuka ukanyita boss? yes, genda ndategereza abandi. ariko mfite murumuna wanjye mwenda gusa. yitwa gute? Kiningiri boss ko. muvuka he? Kwivuko ni nta tuvuka hano hirya. reka njye naturutse za Kirehe. urumva wabunzi? sinaba nkuzi pe na Kirehe simazi. Are you playing? ifata neza ongera uhindure pose. uwo mupira uzawuhindure pe. njyewe uwanjye ndawukunda, reba kino kintu kiriho. ari amahera ari gufunguza afite n'ibintu byanjye. ni indambi. nta gahuza ari hano ra. reka ngende ndamutanga mu rugo. Bisido, best shop diaspora online. ese ukeneye kugura no kugurisha? ushaka kugura inzu, ibibanza n'imodoka n'ibindi? yego ndabikeneye. nta handi wabisanga ni muri Bisido. 0783 36 258. Bisido sale.